woman had died after being caught in a cross. Ni inkuru ibabaje y'ibyabaye ku muhanzi ukomeye wo muri Nigeria uzwi nka Ahmed Ladelestani wamenyekanye nka Asake. Uyu Asake yihanganishije umuryango w'umwana witwa Karen Lojole wari witabiriye igitaramo cye muri Kenya ariko akasiga ubuzima kubera umubyigano w'abantu. Igitaramo cyabereye muri stade Nyayo i Nairobi kuwa gatandatu ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 muri mwaka wa 2025, aho Karen Lojole wari ufite imyaka 20 yapfuye ubwo abantu benshi bagerageza kwinjira mu gitaramo bitewe n'umubyigano. Mu butumwa yanyujije kuri Instagram, Asake yavuze ko byamubabaje cyane, yifatanyije n'umuryango, inshuti n'abakunzi ba Karen. Yijeje ko azatanga ubufasha no gukora ibishoboka byose kugira ngo hamenyekane icyateye iyo mpanuka. Anasaba ko aba bafite uruhare muri ibyo bakurikiranwa. Yifurije uruhuko rudashira Karen. Polisi ya Kenya yemeje ko umwana yapfiriye ahari umuryango winjira muri stade, itangaza ko igitaramo cyakomeje nyuma y'iyo mpanuka. Umuvugizi wa polisi yavuze ati mu gitaramo cyabereye stade Nyayo habaye umubyigano muto ku muryango winjira, nubwo ibintu byaje guhosha kandi abakunzi bashoboye kwinjira. Umuyobozi w'igitangazamakuru Tukutani Entertainment cyateguye igitaramo nawe yemeje ibyabaye, asaba abantu kubaha umuryango wa Karen no kudakwirakwiza ibihuha. Yongeyeho ko bakorana n'inzego z'umutekano kugira ngo hamenyekane neza uko byagenze kandi bifuza gukorana n'abashinzwe iperereza mu mucyo no mu buryo bwitondewe. Igitaramo cya Asake cyari cyakozwe ku bufatanye n'umuhanzi Gabzi uherutse i Kigali ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2025 mu gitaramo cyabereye muri Mount Center muri stade ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 18,000. Asake yatangaje ko iby'iki gitaramo byari mu rugendo rwe rw'ibitaramo muri Afurika muri iki gihe. Si ubwa mbere Asake ahura n'ikibazo nk'iki, kubera yuko no mu kwezi kwa 12 ku mwaka wa 2022 abantu babiri basize ubuzima mu gitaramo cye i London mu Bwongereza ahitwa Brixton Academy kubera umubyigano w'abantu. Yari yatangaje icyo gihe ko abyicuza cyane ndetse ko yakoranye na polisi kugira ngo hamenyekane icyateye iyo mpanuka. Rero abantu bakunda umuziki n'abakunda gufana abantu runaka bakwiriye kwitonda kubera yuko impanuka ziterwa no gukandagirwa bitewe n'umuvundo mwinshi zidakunze kurokokwa kubera ko zihitana ubuzima bwa benshi. Twese dushaka gushimangira idarapo rya hip hop. Umuraperi wamenyekanye cyane mu muziki nyarwanda Ndayishimiye Mark Bertrand uzwi nka Bulldog yatangaje ko itsinda rya Tuff Gang rigeze kure imyiteguro yo gusohora album bahuriyeho izumvikanamo ijwi rya nyakwigendera Tuyishimire Joshua wamenyekanye nka Jay Polly. Twese turi timu nini irimo n'abakarufana my friend, yari timu nini. Ibi Bulldog yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri uyu wa mbere ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2025, aho yavuze ko album ari umushinga watangiye gukorwa Jay Polly akiri muzima, bityo bakaba barashisemo kuwusohora mu rwego rwo kumuha icyubahiro no kuzirikana uruhare rukomeye yagize mu itsinda rya Tuff Gang no mu muziki nyarwanda muri rusange. Bulldog yasobanuye ko album izaba igizwe n'indirimbo bakoranye na Jay Polly mbere y'uko Imana imwisubiza ndetse n'izindi zimaze igihe zarakozwe ariko zikavugururwa mu buryo bujyanye n'igihe. Ati n'umushinga ugomba kuba wanditse, watekerejweho kandi ukanagirira inyungu zigaragara. Twebwe turi kuvugana n'abo bashoramari bose, abaterankunga bose. MA Africa yateguye icyumba cya rap kandi hamwe n'Imana ya album izasohoka kandi iriho ngewe Bulldog, Fireman, Green P, Pfra na Jay Polly arimo noneho kuko twatangiye kuyikora nawe akiri muri ubu buzima. Izasohoka hamwe n'Imana kuko turi kubikora hamwe n'ikipe yose. Uyu muraperi ukunzwe mu ndirimbo nyinshi zagize uruhare rukomeye mu mateka ya hip hop nyarwanda yagaragaje ko imyaka bamaze mu muziki yabigishije ko ibihangano byabo bikwiye kubabyarira umusaruro ugaragara. Byongeye ko album igamije no guteza imbere ibikorwa bya Tuff Gang mu buryo bw'umwuga kandi bubyara inyungu. Album ya Tuff Gang itegerejwe n'abakunzi ba hip hop nk'umushinga uzasiga amateka, by'umwihariko kubera ko izongera gutuma ijwi rya Jay Polly ryongera kumvikana mu gihe abaraperi bahuriye muri iri tsinda bakomeje guharanira gusigasira umurage wabo mu muziki nyarwanda. Gusohora album y'itsinda irimo ijwi ry'umunyamuryango w'imyaka ishize yitabye Imana
si ibintu bishya mu muziki ku rwego mpuzamahanga. Mu mateka y'umuziki w'isi hari amatsinda menshi yagiye asohora album cyangwa se imishinga ikomeye nyuma y'uko umwe mu bagize ayo matsinda apfa, hagamijwe gusigasira umurage we no guha icyubahiro ibyo yasize atangiye. Itsinda Queen ryakoze album Made in Heaven ririmo ijwi rya Freddie Mercury nyuma y'urupfu rwe, mu gihe Joy Division yasohoye album Closer nyuma y'uko umuhanzi wabo mukuru Ian Curtis yitabye Imana. Mu njyana ya hip hop, indirimbo na album zahuje Tupac Shakur n'itsinda Outlaws zasohotse inyuma y'urupfu rwe zikomeza gutuma ijwi n'ubutumwa bwe bikomeza kumvikana ku isi. Iyi mishinga yagiye yakirwa neza n'abafana, yerekana ko umuziki urenga igihe n'urupfu kandi ko ibikorwa by'umuhanzi bishobora gukomeza kubaho binyuze mu matsinda yakoranye nayo. Ibi bitanga ishusho ko umushinga wa Tuff Gang uteganya gusohora album irimo ijwi rya Jay Polly muri uyu murongo umwe n'iyi migenzo mpuzamahanga, aho kwibuka no gusigasira umurage byahujwe n'ubunyamwuga n'iterambere ry'umuziki. Ibyishimo ni byose kuri Umulisa Ange uri kuzamuka neza mu mwuga wo kuvanga umuziki muri Afurika y'Uburasirazuba, ndetse ubwo hatangwaga ibihembo bya Zikomo African Caribbean Awards 2025 yavangiye umuziki abitabiriye ibirori baturutse mu bihugu 36 barimo ibyamamare muri politike, ubucuruzi, ubuhanzi n'ibindi, aho yanabashije kwegukana igihembo. Ibirori by'itangwa ry'ibihembo bya Zikomo bimaze gushinga imizi bihagurutsa abantu baturutse mu bihugu bitandukanye, aho bahura bakamenyana, bagasangira ubumenyi, ndetse abitwaye neza mu mwaka uba uri kurangira bagashimirwa. Kuri iyi nshuro ibi bihembo byatangiwe muri Dar es Salaam, Tanzania ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12 muri mwaka wa 2025. Mu begukanye ibi bihembo muri uyu mwaka harimo DJ Zebra Queen, aho yegukanye igihembo cy'umunyempano uri kuzamuka neza cyangwa se ukwiriye guhangwa amaso, Best Zikomo Emerging Talent. Bitari ibyo gusa, abitabiriye ibihembo bari bateraniye mu nyubako ya Superdome hafi y'inyanja y'Ubuhinde babashije kumva uburyo DJ Zebra avanga umuziki we, ari nako izina rye ryakomezaga kugenda rigarukwaho n'abari bayoboye ibi birori, bibutsa abantu ko umuziki bari kumva uri kuvangwa n'umunyarwandakazi. Ibirango bye binyuzwa mu nsakazamashusho nini zari mu cyumba kigari cyabereyemo ibi birori. Uretse kuvanga umuziki, uyu mukobwa anabihuza n'itangazamakuru, aho guhera mu mwaka wa 2017 yakoreye ibinyamakuru bitandukanye birimo Flash TV and Radio, Isibo TV, ubu akaba akorera RBA, aho abahuza impano ye mu kuvanga umuziki no mu itangazamakuru. Afite intego ko mu gihe kitari icyakure azatangira kugira abanyehimana afata ukuboko akabafasha kurushaho kumenya ko umwuga wo kuvanga umuziki ukorwa mu buryo bw'umwuga ubasha gutunga uwawukora. Uretse kuba yegukanye igihembo cya Best Emerging Talent mu bihembo bya Zikomo African Caribbean 2025 mu kwezi kwa Gicurasi uyu mwaka, naho yegukanye igihembo cya Best Upcoming DJ mu bihembo nabyo mpuzamahanga bya Young Achievers Africa Awards 2025. DJ Zebra ari mu bakobwa bakomeje kuzamukana umuvuduko udasanzwe mu ruganda rw'imyidagaduro, aho agenda yitabazwa mu birori binyuranye yaba ibito n'ibinini. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi, naho butaha.